Fezungeste la greto pativala kushimabisma mbele kukatazerigashna. Yesu ndakushima kwa mpaye kumutsinzi ndetse no kurushaho. Ntacyo nzakora ngo cyange, buri kimwe cyose kizanigendekera neza. Ntabwo nzakorwa n'isoni, ntabwo nzapfusha ubusa ubuntu wampaye. Ushimwe. Yes, mwiriwe neza, ndabasuhuje cyane bakunzi ba Ndumutsinzi TV. Ndabizi neza yuko ushima Imana kandi mukomeye. So kakanya rero tugiye kwigana icyanditswe kimwe cy'ukuntu Kristo yaje abo yaziye abari bo, yagiye asobanura abo yaziye abari bo. Bivuge ngo Yesu afite abantu yaje ari kuri misiyo yabo, ntabwo yaje gusa. So rero tugiye kumva abo bantu ni bande, abantu yaziye, ese abataziye ni abahe? So rero tugiye gusoma mu gitabo cya Mariko igice cya 2 umurongo wa 17. Mariko 2:17. Mariko igice cya 2 umurongo wa 17 haratubwira ngo Yesu abyumvisha arababwira ati, abazima si bo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Urabona ko Yesu mu by'ukuri hariya ngo yari abumvishe barimo ikintu yari akoze, ngo abafarisayo cyangwa se abigisha amategeko ngo bari bamubonye arimo arasangira n'abantu b'abanyabyaha bari bazwi. Ubwo mu makaritsiye runaka haba hari abantu b'abanyabyaha bazwi rwose. Rero ngo bagiye kubona batungurwa n'uko babonye Yesu arimo arasangira nabo, bati none se uriya muntu w'Imana ni gute asangira na bari abanyabyaha batuzengereje? Yenda ubwo ni nk'abajura babibaga, ibisambo n'abandi. Babona Yesu arimo arasangira nawe, bahita bamukemanga, baravuga ati uyu muntu si uw'Imana. Yaba ari uw'Imana ntabwo yari kuba ari gusangira n'abanyabyaha. Hanyuma ngo bakiri kubivuga Yesu yahise abyumva, arangije arababwira ngo iyo mwamuzi ko abavuzi ngo ntabwo bifuza abantu bazima, ntabwo bifuza abarwayi, kandi abarwayi nabo bifuza umuvuzi. Abatarwaye ntabwo bamwifuza. So rero bivuga iki? Bivuge ko Yesu Kristo ikintu yaje gukora, we noneho ahita avuga ngo sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Umva icyo kintu, umve ko Yesu ntabwo yigeze aza ngo aje guhamagara abakiranuka. Abakiranuka ni bande? Ni ba bandi biyiziho imirimo myiza, bazi gukora neza, ba bandi nyine babona bakora ibyiza cyane mu bantu. Yahise ababwira ati rero mwe ntabwo mubona aje guhamagara murimo, naje guhamagara abanyabyaha. Yandi magambo ni nko kubabwira ati ntabwo njyewe nshobora kuza kwishushanya namwe cyangwa kwivangana namwe muyizi yuko nta kibazo mufite. Aba banyabyaha bazi ko bakeneye umukiza kuko bazi ko bazarimbuka, ariko mwebwe murabizi yuko kubahiriza amategeko kwanyu kuzatuma mubona ijuru. So rero njye sinaza kwifatanya namwe. Hanyuma rero Yesu we arabiberurira. Mu by'ukuri rero ikintu kigaragaramo ni uko nubwo abantu benshi kuvuga ngo ririya dini ry'abanyamategeko ry'abafarisayo ryari rizi ko umuntu wese w'Imana atagomba kwegerana n'umunyabyaha. Mubona ko bo bafataga n'umunyabyaha wakoze icyaha bagahita bamutera amabuye akarinda apfa. Ariko Yesu batungurwa n'uko babonye yuko abanyabyaha ubwo ari bagendana nabo ari bo nshuti ze.
bumva nyine baratinye, kuko bavugaga bati uyu muntu niba ari uw'Imana ntiyakabaye agendana n'aba bantu, ahubwo yakabaye agendana natwe twebwe bakiranutsi bubaha Imana. So n'uyu munsi rero hari igihe ujya gusengera ahantu bakakubwira ngo banza ureke ibyaha ibi n'ibi, cyangwa banza ubyature, numara kubibabarirwa nibwo uzegerana na Kristo. Ariko mu by'ukuri Kristo yegera abanyabyaha. Ngo umunyabyaha ni nawe ashaka, ni nawe yaje ashaka. Ntabwo yaje ashaka abantu bikuyeho ibyaha cyangwa abantu bamashije kwirinda ibyaha. Oya, iyo biza kuba bityo ntabwo yari gusangira n'abariya banyabyaha bo yasangiye nabo bigatuma abafarisayo bamuseka. Yari kujya asangira n'abafarisayo, yari kujya agendana nabo, yari kuba ari kumwe n'abaho bagenda hose. Icyo nicyo cyari kumenyesha bariya abafarisayo ko uwo muntu ari uw'Imana. Ubwo ngo n'uyu munsi nabwo rero umuntu ahinduka umuntu ngo w'Imana kubera yuko mwabonye ari kumwe n'abantu bandi b'abakiranutsi batajya bakora ibyaha, cyangwa se yitwa umuntu w'Imana ari uko ngo ubonye nawe nta cyaha ajya akora. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko guhamagara kw'Imana kuri. Ikindi Yesu yazi abanyabyaha, yaje kwitangira abanyabyaha kugira ngo bakizwe. Nicyo cyatumye yibanira nabo, kubabwira ati njyewe nimwe naziye, mwe munkeneye nimwe naziye. Abazi ko nta kibazo bafite bo ntabwo ibyabo ntabwo bandebera ihumye, ariko mwebwe murabizi ko mufite ibyago byo kurimbuka. Niyo mpamvu nje kuba namwe ngo mbakizwe kurimbuka. So rero wowe ikintu usabwa nawe ni ukumenya iki kintu. Menya ko uri umunyabyaha, menya ko Yesu rero yaje kwitangira ibyo byaha byawe, hanyuma kugira ngo nabyitangira wowe utarimbuka uhabwe ubugingo buhoraho. Namara kubyitangira ukamenya ngo Yesu yabyishyizeho, ntabwo uzongera kubyibaraho. Azaba agukijije nyine, uzaba ubikijijwe ukimenya ko ari wowe yaziye. Ni ukuri amateka yawe arahinduka. Ntabwo wongera kugira ubwoba ko uzarimbuka. Ntabwo wongera gutinya igihe waguye mu cyaha ngo Imana yakurakarira iri buguhane. Ntabwo wongera kwiyumva mu mutima ukurya ukuzengereza. Amajwi ya Satani ntiyongera kukongorera akubwira ngo dore Imana irakurakariye. Uhita utangira kubaho mu mahoro adashira, ukumva wizeye kubaho ubugingo buhoraho, ukahita ubwakira. Kuko ngo n'ubugingo buhita buza muri wowe ako kanya, buhita bwinjira muri wowe. Ntiwongere gutinya Imana ko izakurimbura, ahubwo yakire nk'umubyeyi ndetse umwami wawe ugukunda. So rero nicyo kintu nashaka kukubwira. Uzabona umukiza ni wowe yaziye. Umukiza Yesu ni wowe yaziye kugukiza. Yaragukije rero byararangiye. Yagukije urubanza rw'ibyaha, kurimbuka ntabwo bikiri mu mugabane wawe. Imana iragukunda kandi iragukunda by'iteka. Niyo waba wacumuye ntabwo ikwanga, ikomezanya nawe ikanakubwira ngo ndagukundira umwana wanjye. So ubuntu bw'Imana bukubeho rero. Ni wowe Yesu yaziye niba ubizi kuri umunyabyaha. Ariko abantu bazi ko ari abakiranutsi biciye mu gukora imirimo myiza, kwa kundi bakora ibintu byiza ukikomanga mu gatuza ngo Imana nayo irakwemera. Ntabwo Imana yemera umuntu ari uko biciye mu bikorwa byiza, ahubwo yemera umuntu biciye mu ko uwo muntu yizeye. Wakoze cyane, ndagushimiye ko wumvishe inyigisho. Turabana mu yindi nyigisho iri bukurikireho. Nubwo Imana bukubeho. Bye bye. Ndagushimiye.